nta kintu uzakora na kimwe ngo abanzi bawe wishime, ahubwo umwanzi wawe waba yifuza ko uhora ubabaye uteseka urya udute, ntabwo yifuza ko wamera neza. Ukabona niba uri ku gasongero ko hejuru cyane, iyo hirya hejuru mu bicu, nta kintu na kimwe uzakora kugira ngo ushimishe umwanzi wawe. Cyakoze niba ushaka gushimisha umwanzi wawe, dore inama wakora: hora urwaye kuko nibyo yifuza, hora kwa muganga, uhorane ibyago, aho ngaho rwose bwo azishima. Nimba ucuruza bihombye kugira ngo ushimishe umwanzi wawe. Kuba rero umuntu akwanga cyangwa se agukunda bitagaragara, ashaka ko agukunda kuko hari icyo agushakaho, ariko mu gihe ntacyo ntahiga azagukunda. Rero wihombya butike yawe kugira ngo umwanzi wawe yishime, kuko igihe cyose ntabwo azishima, ahubwo azifuza ko usubira hasi. Nimba uri gutera imbere rero, mugenzi wawe wajya wifuza ko utazamuka, agahora yumva ko waguma hasi bakazamuka. Menya n'ibi, tuzagenda tureba byinshi byiza kandi bizatugirira umumaro. Ibyo rero nimba utari ubizi rwose, uzagende mu muhanda ahantu uzasanga handitse hopazi, icyo gihe uzasanga ibyo nakubwiraga ari ukuri. Ahantu uzasanga handitse hopazi mu muhanda uzabihasanga.